ni turi kumwe. Adrien ati jewe rwose igihe maze muri Rayon Sport ndumva ari icyo sibyo Adrien nta ejo hazaza mbona hanjye muri Rayon Sport. Icyifuzo cyanjye nuko nagirane nakwegura nasezera Daf ati icyifuzo cyanjye nuko nagenda. Urumva ariko hari akantu numvise inyuma Sadat ajya kumubwira ibyo kumuhemba amezi 6 natandatu atakira umukozi wa Rayon ari umukozi 6 y'ibirarane bafitiwe hagati yawe na Karenzi ninde wigeze kuzazana inkuru yuko Sadat muri Rayon bitakimeze kwa kundi ngo ni wowe uyizanya ahubwo niki urumva ni cyakurize gukora nawe abasubiza abantu nyine urumva Adrien ati jewe ntago mbona kazuza kanje muri Rayon jewe ndifuza kugenda. Patrick wowe bitebya Patrick abwira president wa Rayon Sport atariko ibyo bintu twarabiganiriye sibyo twumvikanye ko nzagenda itariki 30 z'ukwezi kwa 9 twumvikanye ko tudasiga Rayon Sport mu kirere sibyo nihangana tukajya gute tukazasiga Rayon Sport dusoje manda ntagomba kugutererana. Hari n'akazi kenshi nagiye mbona ndakareka kugira ngo rwose nk'umuntu twaruhanye nzaba mbona nzagashaka cyangwa wenda nzasanga kakinahari. Urumva ariko ejo noneho yaramubwiye ati noneho nkubere open ubwiza ukuri namaze gusinya kontra hand. Ibihuha se nabonye ntabwo haravugwa neza ntabwo haravugwa ngiye se ko numvishe bihuha bimujyana kwa mukeba bimeze bite ariko nawe nuka byose musomye kubona ibintu bya Patos ari imagine akahita ashyira ku yandika Patos avuga byo gushyushya imitwe abantu byumvanye abandi bantu ntabo ni Patos ntabyo aramubwira ati ngiyewe namaze gusinya kontra ahandi kubera ko twumvikanye ko nzagenda itariki 30 z'ukwa 9 sibyo kandi ibyo twarabyumvikanye. So nasinye kontra rwose mfite kontra ahandi izatangira n'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Urumva ati rero rwose nta cyahindutse president izo saga numva sinzi aho zavuye sinzi uko bimeze nzi ko nzagenda nkuko twabyumvikanye nta cyahindutse. Urumva Jean Fideli arabaganiriza batera igipindi urumva birarangira ahantu bigaragara ko ari saga yabaye kreye sibyo kubera ko amakuru ahari Jean Fideli we bivuga ko ashobora kuba yarashaka kuva muri Rayon Sport abona ananiwe sibyo ikipe imaze kumunanira kurumva niba abakozi bamaze amezi angahe badahembwa sibyo bazi imbere ashobora kubona nawe yatangiye kumenya impamvu abo yasimbuye batafasha abakozi ngo barunde mu biro sibyo bahari babizi ko kubahemba bigoye. Niba abakinnyi bamara amezi angahe badahembwa ikipe bikabura umusaruro yatangiye kubona ko bigoranye. Urumva ariko noneho hakaba bloke y'abantu bamuri inyuma bo batifuza ko bagaragara nk'abafeirinze ekipe igasubirana babandi bari bagize bati kandi nabo bamaze kugenda bibagareyo bagiraga bati sibyo kuko tuvugisha ukuri harimo guhangana harimo ibice bibiri muri Rayon Sport. So icyo gice rero gisa n'igifite Rayon Sport ntikifuza kuyitakaza sibyo baravuga bati no Jean Fideli niwe dufite sibyo muntu batapfa kunyeganyeza kubera ko uburyo yaje sibyo uburyo Jean Fideli yaje nta watinyuka muri abangaba bashaka kugaruka muri Rayon kuza kumukuraho sibyo yanagarutse ahari ntibatinyuka kuza kwiyamamaza. Sinzi niba munyumva neza cyane sibyo aramutse ahari kuko bivuga ko nyine yazanywe nako sinako bivuga niko biri. Igihe rero atarakurwaho n'abamuzanye niwe muntu tugomba gushyira hariya imbere sibyo aramutse rero agiye byatugora ko ku ruhande rwacu tubona undi muntu
sibyo gushyiraho. twashyiramo Mhm. waza kugira gute guhangana na ruriya ruhande abantu bajye bumva realite ziba zihari Mm. sibyo so Cyane. Jean Fidele rero we nk'uko yari yabigaragaje yagaragazaga ko ananiwe yifuza kugenda ariko urumva abandi baravuga bati no nagenda se ekipe igasubirana ko natwe tuzaba ko natwe tuzaba tugiye tuzaba tudahari sibyo gute twagaragara nk'abafeirinze harimo rero ikintu cyo kugira gutyo igihari rero ni iki muri situation ekipe irimo muri feria ekipe irimo gutsindwa kugura abakinnyi badashoboye kudahemba amezi angahe ekipe bigaragara nkaho byari bigoye ko Jean Fidele sibyo yakwifata akongera akiyamamaza sinzi niba munyumva neza kongera kwiyamamaza muri iyi situation biragoye kandi hari bloke ye imupusa ko atagomba kurekura akomeza akayobora ko nta wamuzanye abamuzanye bataramukuraho sibyo so iyi saga rero yabaye kireye kugira ngo bigaragare ko Patrick yirukanwe yeguye yagiye Adrien yagarutse kuko byaje kurangira Adrien we mu biganiro yemereye Jean Fidele ko we azahaguma nyuma yuko Patrick we yamubwiye ko adahindura icyo bavuganye ndetse n'akazi yamaze gusinya indi contrat urumva Adrien yavuze ko azaguma muri equipe nka DAF urabyumva neza so Patrick ntiyavuye muri Rayon ahubwo icyabaye ni saga no kugaragaza ko yagiye sibyo kugira ngo hatangire gushakwa scapegoats hatangire gushakwa icyo nakwita nka book misere mu Kinyarwanda ejo imbere y'aba perezida w'amafani ke bavuga bati no Jean Fidele nta kibazo ni mumwongere mu muhe manda